Ubuhanzi bwo kuririmba ni impano cyangwa ubumenyi bwo gukoresha ijwi mu guhanga no gutanga ubutumwa binyuze mu majwi meza n'injyana. Rurimo kuririmba indirimbo ziganisha ku rukundo, umuco, ibyishimo, agahinda cyangwa ibindi bikora ku marangamutima y'abantu. Ubuhanzi bwo kuririmba bukoreshwa mu myidagaduro, gusigasira umuco no gutanga impinduka nziza mu muryango. Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira iminsi mikuru myiza. Njye ufite inema Yves cyangwa se unyite BY2 the creator. Iyi ni video tugiye kubabwira cyangwa se tugiye kugereranya umuhanzi The Ben ndetse n'umuhanzi wamenyekanye nka Bruce Melodie. Mbere yuko dutangira iri gereranya ryacu, ubundi se ubuhanzi mu magambo make bumaze iki? Ubuhanzi bufasha mu gusigasira umuco, kumenyekanisha amateka, guhuza abantu, gutanga ibyishimo no guteza imbere ubukungu. Bufasha kandi mu guhanga akazi, gukangurira sosiyete impinduka nziza no kumenyekanisha ibihugu ku rwego mpuzamahanga. Ni isoko y'uburere, ubwenge n'ubwiza mu buzima bwa muntu. Murakoze cyane. Twinjiye mu kugereranya abahanzi bacu bakomeye mu Rwanda, The Ben na Bruce Melodie, hakoreshejwe ibintu 10 by'ingenzi. Ibintu bishobora kuba 10 cyangwa 15. Icya mbere, impano n'ijwi. The Ben afite ijwi ririmo umwihariko w'umurya ugezweho, bikamufasha kuririmba indirimbo z'urukundo zituje. Ku ruhande rwa Bruce Melodie, afite ijwi ririmo imbaraga n'uburyo bwo guhindura injyana, versatility. Ibyo bikamufasha kuririmba indirimbo zitandukanye mu njyana zitandukanye. Icya kabiri, imyaka mu muziki. The Ben yatangiye urugendo rwe mu muziki mu 2008, akaba afite uburambe mu gihe kirekire. Mu gihe Bruce Melodie yatangiye kumenyekana mu 2013, akaba afite uburambe ariko mu gihe kigufi ugeneje na The Ben, kuko Bruce Melodie yatangiye kera ariko yatangiye kumenyekana mu 2013. Icya gatatu, ibihangano byamamaye. The Ben, indirimbo nka Amahirwe yanjye, I'm in love, Vaze n'izindi zimaze igihe zagiye zimenyekana cyane, nk'izo tumaze iminsi twumva harimo Plenty, Best Friend n'izindi nyinshi cyane. Bruce Melodie, indirimbo nka Katerina, Samoya, Niza n'izindi zigezweho cyane mu minsi ya vuba Bruce Melodie yagiye asohora. Icya kane, imideri n'imyambarire. The Ben azwiho gukunda imyambarire ituje irimo umwihariko wo kwerekana umuco w'Abanyarwanda, mu gihe Bruce Melodie akunze kwerekana imyambarire igezweho irimo imishanana cyangwa imyenda y'uburanga butangaje. Icya gatanu, ibihembo mpuzamahanga. The Ben yatsindiye ibihembo bikomeye harimo Kora Awards, mu gihe Bruce Melodie azwi kuba yatsindiye ibihembo bitandukanye mu Rwanda n'ahandi harimo Primus Guma Guma n'ibindi byinshi byagiye bimenyekana hirya no hino mu Rwanda. Icya gatandatu, uburyo batwara abafana. The Ben aho ageze arakunzwe cyane kubera ubugwaneza bwe nuko aba afite ubwitange mu buhanzi, mu gihe Bruce Melodie ni umuhanzi ugaragara nk'ufite imbaraga zo gushimisha abafana be no gukora ibitaramo bikomeye. Icya karindwi, igikundiro mu banyamahanga. The Ben azwi cyane muri diaspora nyarwanda, cyane cyane muri Amerika no muri Afurika y'Iburasirazuba, mu gihe Bruce Melodie uretse diaspora, Bruce Melodie amaze kumenyekana cyane mu bihugu nka Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Icya munani, injyana baririmba. The Ben akenshi aririmba injyana ya Afrobeat, R&B n'izindi zituje, mu gihe Bruce Melodie aririmba Afrobeat. Icya cyenda, ubuhanga mu kwandika indirimbo. The Ben akenshi yandika indirimbo zishingiye ku rukundo no ku buzima bw'abantu, mu gihe Bruce Melodie ni umuhanga mu kwandika indirimbo zibyinitse kandi zoroshye gufata mu mutwe. Icya cumi, ibitaramo bikomeye. The Ben
yakoreye ibitaramo bikomeye muri Amerika n'ahandi ku isi nko muri Kigali Arena ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu gihe Bruce Melodie nawe yakoreye ibitaramo byinshi mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ni ukuvuga muri East African Community. Icya 11, gukorana n'abahanzi mpuzamahanga. The Ben yakoranye n'abahanzi nka Diamond Platnumz mu ndirimbo yamenyekanye nka Boda Boda, Sauti Sol n'abandi bo mu rwego mpuzamahanga, ni ukuvuga bo mu rwego rwo hejuru. Mu gihe na Bruce Melodie yakoze indirimbo n'abahanzi nka Harmonize ndetse na Eddie Kenzo. Izo ndirimbo zirimo iyo yamenyekanye nka Totally Crazy ndetse n'izindi nyinshi. Icya 12, ubufatanye n'amashusho music videos. The Ben azwiho amashusho meza cyane asobanutse agaragaza umuco n'ubwiza bw'ibi, mu gihe Bruce Melodie amashusho ye akunze kuba arimo uburanga n'imbyino zigezweho. Icya 13, aho baba, ni ukuvuga aho batuye. The Ben ubu atuye muri Amerika ariko ajya agaruka no mu Rwanda, mu gihe Bruce Melodie aba mu Rwanda ariko akorera ingendo nyinshi hanze y'igihugu, mu gihe yari aherutse muri Washington DC muri Amerika, ni ukuvuga capital city ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya 14 ni ibijyanye n'ibyuma. The Ben akunda gukoresha ibyuma by'umuziki byumvikanisha amajwi atuje cyane, mu gihe Bruce Melodie akunda gukoresha ibyuma bitanga injyana zibyinitse n'amajwi atuma abantu bishima. Icya nyuma, ni ukuvuga icya 15, imbaraga mu muziki w'igihugu. The Ben afatwa nk'umwe mu ntwari zafashije umuziki nyarwanda kumenyekana, mu gihe Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi bagejeje umuziki nyarwanda ku rwego rwo hejuru muri iki gihe. Ibyo byose twababwiye bigaragaza ko bombi bafite umwihariko udasanzwe mu muziki nyarwanda, ariko bitandukanye mu buryo bwo kwerekana impano zabo. Ese wowe ku giti cyawe urumva ari inde urenze? Urumva ni ari inde twari kuvuga ko ari urenze muri aba bahanzi babiri, bitewe n'uko twagereranyije cyangwa bitewe n'uko wari ubazi? Andika muri komenti, kandi niba ari n'unyunganira ushaka kutugezaho mwayitugezaho muri komenti aho hasi. Kora subscribe kuri Top 10 Ubumenyi TV maze muzajye uhora uri update y'ibiganiro dushyiraho. Ndabashimiye mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo, mbibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane, kandi mukomeza kutubwira ibyo twabakorera ibijyanye n'ama Top 10 cyangwa se ibyegeranyo bigiye bitandukanye.